Imana ihimbazwe. Some ijambo ry'Imana nishe n'iminota dufite, ariko icyo numvise nuko ibintu by'inaha bizarangira. Imana nihabwa icyubahiro. Ibintu tubona inaha bizarangira, imibabaro y'inaha izarangira, intambara zizarangira, tuzajya mu ijuru. Imana ihimbazwe. Ni igihe gitoya dufite umuruho, ni igihe gito tukazabona Yesu. Imana nihimbazwe. Some ijambo ry'Imana, Ibyahishuwe. Some Ibyahishuwe, shaka kuvuga ibintu bike tugasenga. Igice cya 12. Ibyahishuwe igice cya 12, some umurongo wa 15 bariho dusoma. Ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 15. Ntekereza ko ari ahantu horoshye kuhagera. Bibiliya iravuze ngo icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. Namwe niko handitse? Aravuze ngo icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane. 16 bavuga ngo ariko iramutabara, yasamya akanwa kayo, imira uruzi cya kiyoka cyaciriye. 17 aravuze ngo Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Abakolosayi, bandiko Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya mbere murongo wa 13, igice cya mbere murongo wa 13, kuri page ya 202 ku rupapuro rwa 202 niho uwo murongo uri wa 13 w'igice cya mbere urwandiko Paulo yandikiye Abakolosayi. Yego, murahageze kugira ngo tujyanishe n'iminota dufite. Abakolosayi igice cya mbere murongo wa 13 ku rupapuro rwa 202. Ubwo nintangira gusoma utarahagera uraburetse kugira ngo utaza gusiganwa n'ibyo ndi gusoma n'ibyo ushaka ukabibura. Murongo wa 13 turavuze ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana we akunda. Ari muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Nagira ngo tuganire mu izina rya Yesu hanyuma dusenge. Ntabwo ndavuga iminota myinshi, ndashaka gukoresha mike ariko tugasenga. Imana ihimbazwe. Ndashaka ko tuganira rero ku gaciro kabo turibo. Agaciro kabo turibo. Agaciro kabo Imana yatugizebo. Apana isi ifite ukuntu ikugiraho. Ariko ndashaka ko tuganira ku gaciro kabo Imana yatugizebo. Apana abisi yatugizebo. Abisi yatugizebo mwumvise ko bizarangirira inaha. Ariko hari agaciro Imana yatugizeko. None urako gaciro nitukamenya biraduhesha ibyiringiro bikomeza, ntitwicare kandi dusubira inyuma. Mu rugendo mu Kristo agenda abasomye ugatabo k'umugenzi, iyo yatekerezaga iyajya agatekereza amakuru yaho ari kujya, byamuteraga kwihanganira intambara arimo, nubwo zamuteraga gusubira inyuma byarumvikana gukurikije intambara bagarimo. Ariko icyo ategereje imbere cyarindiriye kikamuhesha imbaraga zo kurwana ntasubireyo. Imana ihimbazwe. Kumenya icyo uri cyo mu Mana n'icyo Imana yakugize cyo, iyo ubisobanukiwe bigutera imbaraga zo kugenda ntusubire inyuma. Kuko n'intambara urwana nazo n'ibyuzira urazira icyo Imana yakugize cyo. Mu ntambara urwana ntabwo urwana intambara z'uko isi yakugizeho, urarwana intambara z'uko Imana yakugize. Numenya rero ngo urugamba ndwana n'urw'uko Imana yangize, uravanamo imbaraga zituma ukomeza ntusubire inyuma. Imana nihimbaza. Mu bintu nakunze Imana yakoze nuko ibintu itigeze bivangavanga ngo bibemo akajagari. Yarabifashira bitandukanya
ku rwego kiro kiba ukwacyo n'iki kikaba ukwacyo. Nasomye itangira igice cya mbere sanga ni ibintu biryoshye. Yaravuze ngo hariho umwijima, ngo kandi ngo umwijima ngo waragenda ngo wari muhengeri hejuru y'umuhengeri, ngo ariko ngo hakaba n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana ntabi muhengeri, ngo ahubwo akagendagenda hejuru y'amazi. Kabiri aravuga ngo nubwo yabonye ko hari umwijima, ngo ariko aravuga ngo ndareka umwijima we honyine ngo irema n'umucyo. Ako iravuga ngo umwijima n'umucyo ntibiri bubane. Bibiri iravuga ngo itandukanye umucyo n'umwijima. Imana nihimbaza. Uzwagiye no kureba irema, yaravuze ngo aya mazi se n'ubutaka birabana, ngo itandukanye amazi n'ubutaka. Ndashimira Imana ko yabitandukanije ku rwego nta wabiyoberwa. Imana yarabitandukanije ku rwego umuntu avuga ngo uyu ni umucyo, uyu ni umwijima, uyu ni umwana w'Imana n'uwa Satani. Irabitandukanya, biratandukana. Imana nihabwa icyubahiro. Ndashimira Imana ko protokole yayo yari nziza yo gutandukanya ibintu bikagira umurongo. Nubwo mubona mwe nta murongo bifite, ariko iby'Imana bifite umurongo. Nubwo umuntu yaba mu bitagira umurongo, ariko Imana yatanze umurongo wabyo. Iravanga ibyabyo bibaha n'ibingi bibaha ngaha. Natanga ngo imaze gutandukanya umwijima igatandukanya n'umucyo, yaravuze ngo ndashaka abategetsi babitegeka. Ntabwo yendaga gushaka urabitegeka bikivanze. Imana ihimbazwe. Yaravuze ngo umucyo n'umwijima ubwo bitandukanije, reka ndema abantu, mbese ndema abategetsi bo kubitegeka. Ngo ihita ifata umucyo ngo uhereza ikiva cyo kujya kiyobora umucyo, ngo ihita ifata n'umwijima nawo ngo uhereza ikiva cyo kujya kiyobora umwijima. Ubwo utayobowe n'umutegetsi w'umucyo ayoborwa n'umutegetsi w'umwijima. Ntabwo yabishikoze ibyegeranyije ifatanije ngo umuntu azabe mu mwijima no mu mucyo icyarimwe. Yaravuze ngo we mutegetsi uzajya uyobora amanywa, nawe mutegetsi uzajya uyobora ijoro. Ariko muzi ibintu byanejeje, ngo yafashe icyo gitegeka amanywa ngo ikigira kinini, ngo igitegeka ijoro ikigira gitoya. Imana ihimbazwe ko ubutware bw'amanywa buruta ubw'ijoro. Ngo ibishyiraho, hako natangaye, ngo imare kubishyiraho, ariko amanywa akaganza umwijima, ab'umucyo bakaganza ab'umwijima. Imana ihimbazwe. Murebe ubu ntabwo ari nijoro se? Ni iki kirimo kirakora ubu ngubu aho twicaye? Imana nihimbazwe. Uziko nubwo twagera mu ijoro, kubera icyo Imana yaremye yagihaye ubushobozi bwo kutumurikira no mu mwijima. Icyo Imana yaremye yagihaye ubushobozi bwo gukora amanywa, ariko no mu ijoro kigakora. Ariko natangaye, uzi ko ku manywa bose bamurikirwa, ariko byagera nijoro bikaba bamwe. Ko mutanyumvise? Ku manywa bose baramurikirwa Imana, baba mu mbabazi z'Imana bose ni ku manywa, ariko iyo bigeze mu ijoro bikorerwa kuri bamwe. Ntabwo ari bose bamurikirwa nijoro. N'abakiriwe mucyo, n'abemeye uwo mucyo nibo bamurikirwa nijoro. Nko ku manywa ni bose. Uziko natanga niyo imvura igwa ku manywa ntago umucyo uhita ugenda. Imvura irakomeza ikagwa agakomeza akabona. Ariko iyo bigeze nijoro ntabwo ari bose ni bamwe. N'ubu impamvu turi kubona nuko twashyizemo utubare hirya hariya kugira ngo bikunde. Ariko ni bamwe, bora handi byazimye, hari ahandi bitari kubona. Njya ntangara rero, hari igihe umuntu bimuzimana akagira ngo niba abandi byarazimye. No, ab'ijoro bamurikiwe n'Umwami Yesu kuko bamwemereye.
hari igihe umuntu bimuzimara akagira n'abandi byarazimye. Kandi ndatanga ukuntu bino bintu biteye ubwoba. Uzi ko buri muntu agira cash power ye? Ngaho ni mu ndebe ngiye gusoza. Muzi ko buri muntu agira cash power ye? Ubu muriro w'iwanjye sinawugura ngo mushumba ashyiremo. Imana yabyestaye ku rwego umuntu wese agira urumuri rwe, akagira amanywa ye, akagira umuriro wiwe. Ntabwo utwerera mana, ntabwo nawugura ngo ngugutwerere ntiwajyamo. Ndashimira Imana ko yampaye cash power yanjye. Ubuse mbigishe gute noneho? Ndashimira Imana ko ibintu yabyubatse ku rwego ntawe ubiyoberwa, ku rwego umuntu atunga ibye. Nibigushira uzamenye ko ari wabitunze, ni ibyawe, nanjye ngira ibyanjye. Ntabwo ari ibintu batwerera, ntabwo ari ibintu batiza. Ntabwo wamubwira ati cyakoze nari naguze umuriro none ndabona ukirimo, akiragenda ujye gushyiramo ashwi. Ntibikora, ntibikunda. Ni yawe, ni yanjye. Ndashimira Imana ko yaduhaye umucyo wacu, yaduhaye urumuri rwacu. Naho abandi bayoberwa inzira, n'abandi baba mu mwijima, ariko wacu urimo. Wacu urimo. N'ubu twaje kongereshamo. N'ubu twaje kongereshamo kugira ngo dukomeze tugende. Kuko tugeze ni mwijoro, mu manywa asanzwe yarangiye. Ngo ni muntega amatwi mbabwira, amanywa asanzwe yarangiye. Ubu tegeze ku ijoro, harakora abantu babitse umuriro bagufite. Undi bake bamubyumvise murabaye. Niyo mpamvu yavuze ko ino ntaza gutinda. Pawulo yandikiye Abakolosayi arababwira ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima. Kabiri aravuga ngo adukuramo, ngo atujyana mu butware bw'umwana wakunda. Uzi icyo yakoze? Yadukuye mu mwijima n'ubutware bwawo, aragenda adutereka mu mucyo, niho tuba. Twebwe twavuye mu butware bw'umwijima turagenda tujya mu mucyo. Niyo mpamvu ibyo baguye twe ntabwo bitureba, ibyo basubiye kuzinywa ntibitureba, ibyo bazamuye amajipo ntibitureba. Twebwe ntabwo tukiri mu butware bw'umwijima. Yaratwimuye, aratwimura, tugenda dutereka mu mucyo. Niyo mpamvu twebwe tubahabona, twebwe tuba ahantu habona. Ntabwo nsaba ko batumurikira. Twakira umucyo wa Yesu, Imana ihimbazwe. Nahoze ntekereza, nsanga hari ibintu ngo byitwa imirasire. Simubizi namwera? Harya babyita imirasire y'ijoro, babyita ngo iki? Imirasire? None so murasire bawushaka ryari? Nyine bashaka imbaraga ujyamo ryari? Ni nijoro. Yo, Imana ihimbazwe yaduhaye umurasire. No, dufite ikibazo rero cy'abantu bari gushaka umurasire w'izuba, bari gushaka imbaraga z'izuba mu ijoro. Kandi yaravuze ngo ni wivomera amazi azaba hagije mu gihe cyo kugotwa. Twageze mu ijoro twisanga hari abantu batigeze bacomeka umurasire ngo izuba rirasireho. Kandi biravanga bubaha Uwiteka, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Rizabarasira niryo gukiranuka. Hago bazarihimba, rizava ku zuba, rizava ku zuba ryo gukiranuka, rizava kuri Yesu, rizere kugereho. Nirimara kukugeraho ubone abandi bari mu mwijima. Imana nihimbazwe. None rero natanga kugira ngo nsoze. Uzwara igihe izuba riza, urumuri rukaza, ariko ntirugero rwakagombye kugera. Yego, ubu hano hanze haramutse hatari itara, ushobora kugera hanze ugasanga ntihabona, kandi hano habona.
ngo ni mu nyumve. Ushobora kugera hano hanze ugasanga ntihabona kandi hano habona. Nubwo ariko hatabona hanze ntago bivuze ko urumuri rutatanzwe, ahubwo kubera iki hagati y'aho urumuri ruri naho rutari harimo urukuta rutuma urumuri rutagerayo. Twiyaza twiga utuntu kandi muraza kutwumva, twiga ibikoresho ukuntu bitandukanye. Mu bikoresho twizemo harimo tubiri ngo twemerere urumuri rugatambuka, ngo ariko naho urumuri rukubita rukagaruka ntirugereyo. Twize utwo tuntu two tubiri. Hari igihe umuntu aba akoze mu buryo, aba akoze mu bikoresho bitakira urumuri ngo rwinjire ahubwo rugasubirayo. Kandi natangaye, uzi ko ari ukugezaho rukagaruka, uwo rwakubitana nawe yiteguye kurwakira ararwakira. Niyo mpamvu Imana yabarebye Abisiraheli irabanga aba bantu se ndeba nohereza urumuri ariko ntirubagereho, nzabigenza gute, nzakora iki? Pawulo andikira Abakorinto urwandiko rwa 2 igice cya 3:15 yaravuze ngo iyo ibya Mose bivugwa iyo nyegamo igumaho, ngo ariko ibya Kristo iyo turimo turabivuga ngo iyo nyegamo ivaho kugira ngo urumuri rwinjire. Iyo nyegamo ivaho urumuri rukinjira. Niyo mpamvu Imana yarebye Abisiraheli irabarebera ababwira ngo se bariya abantu nkurikije ukuntu bateye, nkurikije igikoresho bacuzemo, ntabwo ari abantu bakwakira urumuri rwa Yesu. Iravuga ngeje ko hari ibintu nje kwikorera, irababwira ngo nzabakura umutima ugize gute ukomeye nk'ibuye, baho umutima woroshye nk'inyama ushobora kwakira urumuri rukinjira rugacengera rukajyamo rukirukana umwijima. Imana yarivuze ngo umutima ndabanza ngutunganye kugera ku rwego urakira urumuri, hanyuma numara kwakira urumuri ibyo najyaga mbabwira ngo ntibabikora bazabikora. Ibyo najyaga mbashinza kubera iki mudakora ibi ngibi bazabikora, kuko urumuri rwabagezemo rwirukana umwijima. Hari n'ibintu mwigisha abantu gukora akaba atabona imbaraga zibikora. Hano mwigisha abantu ye ukamuhugura ugasubirayo ukamutumaho 2 ukongera ukajyaho na 3 ukamuganiriza, atarakira urumuri ruvuye kuri Yesu ntabwo azigera bikora, kuko umwijima ugira umutegetsi uwutegeka n'umucyo nawe akagira umutegetsi uwutegeka. Ndashimira Imana ko yaduhaye umucyo, yatugize abana b'Imana tuba abana b'umucyo. Imana nihimbazwe. Nasomye amagambo akomeye sanga mu ijoro, sanga mu mwijima ngo hakorerwa ibintu bikomeye, ngo abasinda basinda nijoro, ngo mbese ngo n'abajura baza nijoro, na Yesu ngo azaza nijoro ngo kugira ngo arebe abantu batabaye maso. Mu ijoro akoreka utuntu dukomeye. Narebye kuri Aburahamu, sanga Aburahamu yagushijwe n'igicuku n'umwijima uje. Mu gice cya 15 Imana amubwiye ibintu izamukorera, ngo aravuga ati ngo si ibyo bintu byashoboka. Ngo Imana amuga ati noneho niba utabyizeye ngaho tambe igitambo, ngo tambe igitambo, ngo yirirwa tamba, ngo ariko agitambe igitambo, ngo inkongoro zo zimenya ko yatangiye kugitamba. Ngo inkongoro ziraza, ngo akajya zigurutsa ni kumanywa. Nababwiye ngo kumanywa byose birakunda biratungana nta kibazo gihari, ariko ikibazo ni nijoro, ni mu gihe kidasanzwe, ni mu gihe cy'undi mutware. Hari igihe cyagezemo mbona abatumishi banabaye benshi, ariko twageze mu ijoro n'abatumishi baba bakeya. Usohora ajya guhanura umuntu ngo mbonye wuri indege, ubushita bumeze nabi. Burajya kumubwira ngo biremeye. Hari igihe cy'amanywa biba bikoreka kuri bose, ariko hari igihe tugeramo cy'ijoro bikaba kuri bamwe, bigasaba urumuri rw'abantu babitse. Ntabwo ari abantu bose bakora mu ijoro, ntabwo abantu bose bakora mu ijoro, kereka abafite umutekano uko habona.
Aburahamu ngo yirwa aragurutsa ngo ariko Bibiliya ivuga ijambo rikomeye iravuga ngo ku kirengarenga ngo nimusubiramo kantu ngo ku kirengarenga Bibiliya iravuga ubwoba butewe n'umwijima bugira gute buramufata ngo bamaze kumufata ngo aravuga ngo reka mbe nsinziriye n'ubundi umwijima uraje n'ubundi umwijima ugenewe abantu baryama abantu basinzira ngo ubwoba butewe n'umwijima buramufata natangaye njyewe iyo nsoma rya jambo mpita mbihuza n'ubuzima abantu bazi inkongoro ziteye mu bwoko bw'ibiguruka mu bwoko bw'ibigira gute ariko ubu ntekereza ko izi saha nta nyoni iri gutaha nta gisiga kiri gutaha byose byamaze kugera iyo bijya natangajwe no kubona Aburahamu ananirwa mu gihe inyoni zari zigiye gutaha inkongoro zikicyura yananiwe zenda gutaha yananiwe zikiye kwicyura yo barakore bananiwe kandi zari zigiye kwicyura yahanganye nazo saa 4 ahangana nazo saa 6 saa 8 kuri rya zuba ry'inkuba njyewe naragiye inka nahira n'ubwatsi n'umujinja ndabizi zuba ry'isa 8 ya uze zuba ryo muri Mushubati harya hafi na Kanyarira urimo urahirwa mujinja ujya kubona ukabona inzoka imanutse igiye gushoka harya hasi Aburahamu yihanganiye izuba ry'isa 8 yihanganiye irya saa 9 yihanganiye irya saa 10 saa 11 ritangira kugenda ngo ariko bigeze ku kirengarenga Aburahamu arananirwa kandi n'inkongoro zari zinaniwe Aburahamu ananiwe igihe nazo zari zigiye gutaha reka mbabwire mwe kunanirwa igihe kirageze ngo insinzi y'abera iboneke igihe kirageze ngo barakora tuneshe mwe kunanirwa mwe gucogora mwe kubivamo Bibiliya yavuze ikintu gikomeye yavuze ngo icyo kiyoka cyitegereje umugore ngo kireba umugore ukuntu ateye ngo no mugore uri kujya abyara kandi akabyara abahungu akabyara abanyembaraga akabyara abazamunesha ngo gihiga uwo mwana w'umuhungu kugira ngo kimwice ngo mu ijuru baramuhungisha ngo n'umugore baramuhungisha Imana ihimbaza ize gukiza abarokore n'ukuri ngo kimaze kubona ko umugore kimubuze kikabona yuko kibuza n'umwana ngo gifata gahunda yo gucira kiri muri gahunda yo gucira nta nubwo nabasuhuje muraho neza barokore reba igihe nibukiye kubasuhuza ijambo ry'Imana raryoha harya nabibwiye ndashaka kubamenyesha ko kiri muri gahunda yo gucira ngo kirangira kiravuga ngo reka nshire ariko nshire nerekeza aho uriya mugore yicaye kandi birivuga umugore ibivuga itorero rya Kristo iravuga ngo reka nshire aho umugore yicaye ngo kitagicira amacandwe ngo gicira amazi menshi gahunda ngo nukugira ngo amutembane vuga ngo amutembane ngo kiracira nanezerewe ngo mu ijuru babonye ko giciriye ngo nabo bamanura ubutabazi uziko mu ijuru barabimenye ko cyaciriye barabimenye ko uruzi rwacyo rwaje kugira ngo rutembane umugore rutembane itorero ngo mu ijuru bamanura ubutabazi bakurengera itorero mu bantu badafite agahinda njyewe ntabwo ndi abantu badafite agahinda njye nta gahinda mfite ko ibihe biri kuba nta kibazo nyifite ndabizi ko mu ijuru azamanura ubutabazi n'igiciraho nicaye mu ijuru azamanura ubutabazi kandi ukwiye kubyizera utyo ngo bahise babwira isi
ngo babwire isi ngo wasiwe, ruriya ruzi rutaramugeraho, nimwasame vuba murumire. ngo uruzi isi irarumira ntirwagera kuri wa mugore. Kuri wa mugore ntirwamugeraho. Ndakubwira ngo agaciro ko kuba umwana w'Imana bingana no kurindwa intambara uko zaba zingana kose. Intambara uko zaba zingana, uko zazamuka ntabwo bikureba. Gahunda ni ukuba umwana w'Imana. Gahunda ni ukuba mu mucyo, ijuru rikasamya ubutaka rikamira uruzi, Imana ikaturokora. Nta nubwo njya numva uburyo bavuga ngo abarokore barashize, ngo itorero ryari iryo hambere. Kereka niba ari urukerereza, wenda niba ari urukerereza rwo rwari urwo hambere, ariko niba ari itorero rya Kristo. Wenda niba ari itorero wenda ryo ku rugerero ryo ryari ryo hambere, ariko niba ari itorero rya Kristo. Yaravuze ngo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntabwo azarishobora, ntabwo azaribasha. Uzikaza cyeri we yavuze ibintu bikomeye. Avuga ngo iby'umusatsi, ngo aramubwiye ngo uyogosheshe wiyogoshe, ngo ariyogosheshe, ngo aramubwira ngo fata 1/3 cy'umusatsi ngo gishyira mu murwa gitwike, ngo aramubwira ngo fatara 1/3 nacyo ngo nacyo ngo ushyire hari inkota n'umuyaga bijyana, ngo aramubwira ngo ariko ufateho mu 1/3 ngo ugende ubushyire ku kinyita. Biramusobanurira amubwira ngo reka ubwire, nubwo bamwe inkota yabarya, nubwo abandi umuyaga wabatwara, ariko aba bari ku kinyita ntabwo bazamvaho, ntabwo nzabarekura. Sinzi ukuntu ndimo ndabyumva, ariko njye ndumva nta itorero ryajya. Ubundi singiye gupfa, reka nisengere nitahire. Ndashaka kubabwira agaciro kabo turi bo mu Mana. Ntago ari abantu batembanwa uko babonye, ntago ari abantu batembanwa n'utuje ngo n'utwateye ngo n'utugize gute. Utwo tuntu turi hasi, tuntu ni dutoya, kandi turi abana b'Imana. Icyaducunguye ni ikintu gihenze, ni ikintu gihenze, ni ikintu gikomeye. Niba ari costume uzajye kwigura mu muki uzayibona, nushaka no kwiyunguraho uzajye mu Butaliyani riyo n'inkweto wihuta ujyeyo. Ariko arababwira icyaducunguye nta handi kiboneka, maraso Yesu nta handi aboneka. Ndashaka dusenge twongere tubwire Imana ngo Mana, turabimenye ko cyaciriye, ariko shaka uburyo wasamye ubutaka umira urwo ruzi, twebwe dukomeze twigendere. Kandi kira kiyoka ni ikigome. Uko mubizi, murabizi ko amazi ubundi atemba amanuka, siko mubizi? Ubu nyasutse hariya ntabwo yajya hariya, nyasutse hano aramanuka. Ubwo uhita wumva ko impamvu ya kiriya kiyoka ni ukugira ngo gicire, kivana abantu ho bategereza Imana, kivana abantu mu mucyo, kivana ahantu mu buzima, kigenda kibarohe mu gishanga apfiriye. None se ukumutembana wowe ntago ari ko wumvise ngo uruzi rugere gute ngo rumutembane, rugenda rumurohe pfira mu gishanga, rugenda pfira mu kabande. Leta y'u Rwanda ngo yahise ngo iki? Si yahise mu manegeka ngo rumutembane, rugenda rumushugunya hone pfira mu manegeka. Leta y'u Rwanda n'abahanga, uziko bakubwira ngo nta bikorwa remezo turagukira mu manegeka. Uravuga ati mwaturwanyeho mukaduha amatara mukaduha umuriro, bati muve mu manegeka tubaho umuriro. Mwaturwanyeho mukaduha amazi, hano nta amazi hari, tuvoma muri ruhuru, muve mu manegeka tubahe amazi. None rero ikiyoka cyo kirashaka kubaroha hano hataba amazi, hataba umuriro, hataba umucyo, hataba amashuri, hataba amavuriro.
ariko ijuru ryabibonye rirahita avuga ngo no, ntabwo ikiyoka kirabaruha epfiriye, ntabwo uruzi rurabaruha epfiriye, twe turasamye ubutaka kugira ngo dutabara abacu. Ariko natanga ngo inzoka ngo yavuze ngo noneho ni inzoka inavuga. Uzi ko ari inzoka inavuga we? Mwabyumvise ko ari inzoka inavuga? Ngo iravuga ngo noneho ubwo mubuze ngiye guhiga bo mu rubyaro rw'umugore. Nuko mbona abarokore mumeze nk'ahari, nubwo atari mwese, ariko mwagakwiye kumenya ko Satani arimo arahiga bo mu rubyaro rw'umugore. Iyo mbona umurokore arimo ashakira intambara hitariyo, mpita mbona kuriya muntu atazi ibyo arimo. Ubu iyo mbona mwene se akubwira nabi ukarwana na mwene se kurwana na Satani, mpita mbona ko utazi ibintu urwana nabyo. Ndashaka dusenge tubwire Imana ngo Mana, ikiyoka kirahari cyanaciriye kirimo kiraturwanya, ariko turashaka uduhungishe udushyira ahantu tutarwanywa. Harano bari ahantu mu manegeka ku buryo igihe cyose isura imushaki mubona, ku buryo igihe cyose isura imanukiye ihita imubasha. Ariko dushaka tubwire Imana itwimure mu izina rya Yesu, idushyira ahantu umwanzi atari butubone, dushyira ahantu umwanzi atari budushyikire, umwanzi atari butugere. None se turasenga twicaye ko nasoje? Bashaka ko dusenga twabwira Imana ngo twebwe twanze ubuzima bwo kuba ahantu uruzi rwatwerekeje. Twe turashaka kuba ahantu uruzi rutatwerekeje. Twe turashaka kuba mu buzima Imana iduteretsemo. Ubwira Imana ngo mpungisha, ngeze mu bihe bikomeye, ngeze mu bihe bitoroshye, ariko ndashaka kumpungisha, ukampungisha uruzi. Uruzi ntirundembane, singiye mu gishanga. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye ko uri Imana y'imbaraga, uri Imana ikora ibikomeye. Ndashaka ko wisengera muri isengesho ukabwira Imana ngo nyimura, ukabwira Imana ngo agaciro kuwo ndi wenda kamenye, ngende umwana w'Imana. Ubwira Imana ikwimure, ikwimura ahantu hatabura urumuri, ikwimura mu mwijima, ikwimura mu gishanga, igukuraho ngaho. Biravuga ngo niwe wadukijije, adukura mu butware bw'umwijima, atujyana mu butware bw'umwana wakunda. Ndashaka gusenga ukabwira Imana ngo ahantu ntuye ni mu gishanga, ahantu ntuye ni mu manegeka, ahantu ntuye naho uruzi rwanyohereje. Senga mu izina rya Yesu, isengera mu izina rya Yesu, komeza usenga mu izina rya Yesu. Ndashaka usenge, ndashaka uganire na Yesu. Ubwira Imana ngo mba mu manegeka, ubwira Imana ngo mba ahantu amazi aranyuzurana, nisanga nakoze ibyaha, nisanga naneshejwe, nisanga nageze mu mwijima. Mana mu izina rya Yesu turagushimiye kuri Imana y'imbaraga, turagushimiye kuri Imana ikomeye, turagushimiye ko ari wowe uvugana natwe, turagushimiye ko ari wowe wadukuye mu butware bw'umwijima ukatujyana mu butware bw'umwana wawe ukunda. Imana ihimbazwe. Watandukanije umucyo, utandukanya n'umwijima, umucyo ubukwawo, umwijima ubukwawo, ariko umucyo Yesu arawuyobora. Yesu niwe mucyo, niwe utumurikira. Twongeye kwisunga umucyo, twongeye kwisunga Yesu, niwe waje ari umucyo, niwe waje umurikira abantu ngo bave mu mwijima, bave mu mwijima, bave mu mwijima. Tugeze mu gihe cy'ijoro, tugeze mu gihe cy'umwijima, nk'Aburahamu wananiwe, nk'Aburahamu wacogoye, ariko turimo turakwinginga ngo dukure mu mwijima, dushyire mu mucyo, dushyire mu butware bw'umucyo, dushyire mu mbaraga z'umucyo, dukure aho tutabona amatara, aho tutabona urumuri, aho tutabona Imana, aho hadukure, aho uruzi rwadutembana, aho uruzi rwadutembana, aho uruzi rwadutembana. Turakwinjiza ngo watwimure, uhadukure, 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 uhadukure. Yesaya yandika igice cya 60 umurongo wa mbere, yaravuze ngo byuka urabagirane kuko umucyo wawuje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye.
byutsa abantu basinziriye mu ruzi rw'inzoka, mu ruzi rwa Satani. ubakangure. Izuba ryo gukiranuka niryongera ribamurike, ryongera ribarasire. Bakira urumuri, bakira imbaraga, bakira ubuzima, bakira gukora kw'Imana. Senga ubwira Imana ngo ndashaka unzarira umucyo. Bwira Imana ngo ndashaka undasira, ndashaka ko umucyo wawe undasira. Bwira Imana ngo ndashaka guhindura umutima wanjye, ukaba wakwakira urumuri, ukaba wakwakira Imana, ukakira izuba ryo gukiranuka. Imana ihimbazwe. Komeza usenga uganire na Yesu, vugana na Yesu ngo muri ibi bihe ndakeneye urumuri rwa Yesu, ndakeneye kwamurikira. Dawidi yaravuze ngo ijambo ryawe nitabaza rimurikira ibirenge byanjye. Haravuga ngo n'umucyo umurikira hacuze umwijima. Bwira Imana ngo amurikira, ntazagwa mu myobo, ntazagwa mu mwijima, ntazagwa mu muferege, ntazagwa mu manga. Ukeneye ko Imana ibana nawe. Imana nihimbazwe. Ganira na Yesu, vugana na Yesu, mubwira ngo ndashaka kubana nanjye, bwira Imana ngo ndashaka kubana nanjye, ukanina ubutware bw'umwijima. Reka ninginge mushumba ze akomeza adufasha gusenga mu minota isigaye. Mushumba naze, umuyobozi w'itorero naza nyekere, atubwira Imana ngo Mana turashaka kudufasha, ukaturinda uruzi. Komeza usenge. Data twese uhoraho, haleluya. Uri mwiza, urera, urakiranuka. Uyu mugoroba mwiza, Mwami Imana yacu, reka umucyo utumurikire, kuko niko ijambo ryawe rivuga ngo ntago turi abana b'umwijima, ahubwo turi abana b'umucyo. Kubw'ibyo rero aba babyeyi bamurikire, aba bagabo bamurikire, aba basore n'abakobwa bamurikire, cyane ko tugeze mu gihe cy'umwijima. Ariko twebweho reka tube umucyo, kuko turi abana b'umucyo. Iyi minsi igoye, iyi minsi iruhije, reka tugendere mu mucyo w'Imana mu izina rya Yesu. Kuko abamurikiwe nawe ntago bazayoba, abamurikiwe nawe ntago bazagwa mu rwobo, abamurikiwe nawe bazaba mu ijuru. Ijambo rye niko ritubwira, niwe mucyo w'isi, natwe tuguhanze amaso. Haleluya. Tumurikire Mwami, iki gihe kigoye, tumurikire. Nubwo icyo kiyoka kirimo gucira, kigacira uruzi, ariko nituba mu mucyo ntabwo urwo ruzi rwacyo ruzadushyikira, ahubwo Uwiteka Imana azabana natwe. Urakoze Mwami, urakoze Uwiteka, kuko uyu mugoroba ugiye kutwagura, ugiye kwagura umucyo wawe muri twebwe. Umucyo wawe ukamurika mu bugingo bwacu, ubugingo bwacu bukamurika, tugatambuka. Urakoze Mwami, urakoze Uwiteka, kuko uri Imana yacu. Tugukoma amashyi tugushimira, kuko kuri umugoroba ubanye natwe, ukaba utugiriye neza. Ni mu izina rya Yesu, amena.